umugore yakwica se ntiyakurahira apfa kuba ari kumwe n'Imana mu izina rya Yesu. Niba hari abagore nakunze uretse ba Debora n'abandi, n'uyu mugore nawe ndamukunda. Warinze njewe Olivier Linda Sikovia mudamu wanje, warinze nagaba urinda na mucyo iri iwacu hanyereraga wacu ishorongi, warandinze Mana wankuyeyo zane Kigali none ndi muzima, wampaye gakondo ariko nawe Tambire Imana batabizi wabimenye, yewewe ingaho sha yerere amba tamba tamba Imana iguhinga sire muri iri teraniro. Hanyuma mu kanya tugiye gukubita tutababarira mu izina rya Yesu. Bafata igiti baragihuza, bagiye gutera umusumari, bafata akaguru k'indyo bagashyira ku giti. Arababwira ngo ntimutere, afata kimaso cy'abacamanza, igitabo cy'abacamanza dusoma ijambo ry'Imana bice byaho ni 9 murongo wa 52 tugize kuri 54. Bibiliya iravuze ngo Abimeleki ajya kuri uwo munara arawusakiza, yegera urugi rwawo ngo arutwike. Nuko umugore wo muri bo atera Abimeleki ngasire mu gahanga arakamena. Mana nyagasani. Uwo mwanya Abimeleki ahamagara umusore umutwaje intwaro ati, kuri inkota yawe unyice hatagira uvuga yuko nishwe n'umugore. Uwo musore aramusogota arapfa. Imana ishimwe. Tuvuga ngo amen. Imana iguhinga sire muri iri teraniro. Hanyuma mu kanya tugiye gukubita tutababarira mu izina rya Yesu. Ndagira ngo kandi twongere dusome andi magambo make dusanga hano muri Zaburi ya 20 murongo wa 3 wa 4 wa 5. Zaburi ya 20 murongo wa 3 wa 4 wa 5. Bibiliya iravuze ngo ikoherereze gutabarwa kuva hera h'urusengero, iguha imbaraga z'Isiyoni, yibuke amaturo yawe yose, yemera igitambo cyawe cyokeje, iguha icy'umutima wawe ushaka, isohoza inama zawe zose. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nje kubabwira ngo babishaka batanabishaka ntibizabuzi yera kukurindisha ijambo yakuvuzeho uko byagenda kose. Reka mbibutse ko turaba agaciro. Haleluya. Reka mbibutse yuko turaba agaciro. Turaba agaciro. Kandi ikimenyetso cyuko turaba agaciro, niba mubyibutse umunsi Yesu bamuzamura ku musaraba inyabihanga, yagiye asangayo abahungu babiri, uwari ibumoso n'uwari iburyo. Yesu bamushyira hagati muri bo, igiti babambwagaho cyitwaga igiti cy'imibabaro. Ariko Yesu ahageze ahindura ibintu, nticyaba kikitwa igiti cy'imibabaro ahubwo cyitwa umusaraba. Ndashimira Imana ko aho Yesu ageze ahindura amateka, ahindura inyito, ahindura imvugo, ahindura ubuzima. Aho Yesu ageze ibintu byose birahinduka. Ahageze arababwira ngo ntikicyongeye kwitwa igiti cy'imibabaro ahubwo ni umusaraba, kuko uje kumanikwaho n'umwana w'intama w'Imana. Bahita bandika hejuru baravuga ngo wiyise umwami w'Abayahudi. Nuko bahise bandika. Umva amateka y'uyu musaraba. Umuntu wese wageraga agiye kubambwa yabambwaga n'imisumari 4, akaboko kamwe hano, akandi hano, akaguru hano, akandi aha. Yesu ahageze arabyemera, babamba ukuboko kwako n'ukundi ukwako. Ariko bageze ku maguru ahuza ibitari byagahura. Ageze aho ahuza ibyari byarabananiye, bafata igiti baragihuza, bagiye gutera umusumari, bafata akaguru k'indyo bagashyira ku giti. Arababwira ngo ntimutere, afata kimaso nako akarambikaho, bagatera umusumari. Byavugaga ngo namwe abari abanyamahanga mwatewe mu masezerano. Ndashimira Imana ko tutakiraba iyo tuvuka, ntitukiraba mu mateka ya kera. Twebwe ababyawe n'amazi n'amaraso turaba Kristo Yesu. Muri we nta muremure, nta mugufi, nta nzobe, nta gikara, oya nta teoloji, nta etadi, nta hebeki, nta
bafate twese turaba yaremye ituremeye imirimo myiza nabo turibo turaba yaremye muri Kristo Yesu turi umwe nta wa kabiri. Ako niko gaciro kacu. Namwe abari abanyamahanga nimuhumure mwatewe mu masezerano. Impamvu bakurikirana nuko muri abo mu masezerano mu izina rya Yesu Kristo. Hari uwanditse Bibiliya urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere murongo wa 5. Petero yandika aravuze ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera. Aravuga ngo murindirwa gakiza kiteguye kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Mwebwe naba Imana ivuze nubwo mwaba muri benshi mu isoko ariko abayira bazi. Yavuze ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana. Bwana sifiwe. Ntabwo ari iz'amashuri, ntabwo ari iz'imiryango, oya sizizina, ahubwo nabarindwa n'imbaraga z'Imana. Abarindwa n'imbaraga z'ikiyemo. Impamvu tudapfa ngo dushire nuko turinzwe n'imbaraga z'Imana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Niba hari ubutunzi bukomeye abantu batunga mu butunzi butanu, ubutunzi bwa mbere ni ijambo Imana yavuze. Ugira amahirwe abana n'ijambo Imana yamuvuzeho. Uwacu yavuze ngo izakurindisha iki harya? Ijambo Imana yakuvuzeho ngo nta kizatuma itari kurikirana mpaka risoje. Niba hari ubutunzi bugukura ku gisasiro kwa muganga, miliyoni itahagukuye, miliyari itahakuvanye, etaje ufite itahagukuye, izina ry'icyo witwa ritahagukuye, nta kintu uretse ijambo Imana yavuze. Yavuze ngo nzabikora, rikurindira mu rupfu, rukwinukiriza, rugatwara abandi, ariko ijambo Imana yavuze rikagusigarana. Abandi bajyanwa muri moroge, abandi bajyanwa mu buruhukiro. Ijambo Imana yavuze rikakurindana n'inda bakuzingiyeho. Ijambo Imana yavuze rikakurindira mu rwanga abantu bakwanga. Ijambo Imana yavuze rikarwubaka bari baruse. Ijambo Imana yavuze rikakubyaza aba. Nibwo butunzi bukomeye. Bibiliya yavuze ngo Abimeleki arabatera, arabasakiza, arwana n'urugi. Niko mwasomye ngo kugira ngo abasange iyo bari bapfe. Ariko umugore wo muri bo ngo atera Abimeleki ngasire mu gahanga, agahanga arakamena. Abimeleki ngabonye ageze ku bwa burembe, ahamagara umuhungu umutwaje intwaro ati kamuhiye, jya ngo ukugambire nyo, ngwino sha, ngwino ukuri inkota ndishobuje ndabigusabye. Ndumva ubuzima bwanjye burimo burangira, unsogote unyice, ejo batazasanga intumbi yanjye aha bakavuga ko umugore yakwica se ntiyakurahira, apfa kuba ari kumwe n'Imana mu izina rya Yesu. Niba hari abagore nakunze uretse ba Debora n'abandi, n'uyu mugore nawe ndamukunda. Ikinige uwitwa Abimeleki, umwe mu bana 70 ba Yerubali wo bita Gidiyoni, umwana wavukaga Ishekemu ari ikinyendaro. Yumvisha amakuru yuko se Gidiyoni yapfuye, arazamuka Gishekemu kwa banyirarume, arababwira ngo ndashaka kubabaza iki, murifuza kuyoborwa n'abana 70 bavuka kwa data cyangwa mwayoborwa nanjye jyenyine? Arababwira ngo ni munize imbaraga nishakira abagabo b'inguguzi, mbona uko ndwana kandi mbayobore. Hanyuma ngo arangije afata imiri yegera bene se, ngo aragenda bahingagura uko ari 70. Ngo ariko haruko kamakana kamwe kitwa Yotamu. Impamvu tutapfiriye gushira kwari kugira ngo hazaboneke umucunguzi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Impamvu mwese mutanywa inzoga mu muryango bigatuma wowe ukizwa, no kugira ngo uzabikirira abandi bazambukiraho bakizwe. Impamvu utigeze upfa suko utari gupfa, no kugira ngo uhagarare uvuge imirimo y'Imana, uvuge Imana ikora, uvuge Imana ikiza. N'abari ku muhanda yarabazanye, none babyaye barenze 4 kandi baracyariho. Nawuze nkareba nkagira ngo nagafundi bazamushumba nti n'uyu yarabyaye, arambwira ngo afite abana 5. Ndumiwe. Mana nyagasani, ariko Mana uzikurinda Mana we, na Mana we warinze jewe, urinda mama, urinda Yesu we, warinze Rusi mu burwayi, uba
ubana nawe warinze madamu bamubaga uramurinda abandi barapfa bajyanwa muri moroge uramurinda muri bomboni umukurayo ndagushimye haleluya warinze njyewe Olivier Linda Sikovia mudamu wanje warinze nagaba urinda na mucyo iri iwacu hanyereraga iwacu ishorongi warandinze mana wankuyeyo zane Kigali none ndi muzima wampaye gakondo haleluya we inzara n'ibyago n'ibibazo biratera kubera impamvu za Abimeleki ngo muri uwo mudugudu w'Ishekemu Imana ibubakiramo umunara. Imana igira gute? Ibubakiramo umunara ngo bene umudugudu bigira inama baravuga ngo nimuze duhunge. Ndashimira Imana abantu bahungiye ibyago n'amakuba mu bihe byiza byo gusenga. Mwebwe mwaje muri uyu mudugudu, mwebwe mwaje muri ibi bihe byiza, mwebwe muri aya materaniro mwahunze isi, mwahunze satani, mwahunze iterabwoba. Aho Imana irabikora niko twasomye ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo ikoherereze, kandi ntago yavuze tu, yavuze ngo wowe ikoherereze. Yabibonye yavuze ngo ikoherereze gutabarwa kuva heraho urusengero. Haleluya, Bwana sifiwe. Iravuga ngo kandi iyo Mana yibuka amaturo yawe yose, yibuka imirimo yawe, yibuka umuhaye. Iravuga ngo yibuke n'igitambo cyawe. Niko yavuze. Ageze hasi aravuga ngo Imana iguhe iby'umutima wawe ushaka. Sinzava uri Yesu kuko ari wowe umpa amahoro muri jye, kuko ari wowe umpa amahoro. Sinzava uri Yesu kuko ari wowe umpa amahoro muri jye, kuko ari wowe umpa amahoro. Ngo arimo arwana n'urugi ngo arusenye arukureho azamukire ku ngazi aho banyuze. Imana iba yabibonye. Iravuga ngo uyu munsi sikufanya vile nilikuwa nafanya, ndakora mu buryo bushya. Imana ikore mu buryo bushya. Iravuga ngo ndakora mu buryo bushya. Ubushize nakoresheje Olivier, ibintu Imana bitangaza birakorekeka. Igihe gikurikiyeho nakoresheje pastor, imirimo n'ibitangaza birakorekeka. Ariko uyu munsi ndakoresha umugore abantu badatekereza, abantu batiyumva bako byako. Ndakoresha ubundi buryo nibwo ndibukore. Imana ngiraza mu bagore bose ngirebamo umugore w'umunyantege nke kurusha abandi. Ibona umugore w'umunyantege nke, umugore w'umunyabwoba. Sinkuba nk'umuyobozi wacu, oya, ni umuntu udashomoka, ni umuntu udafite ibintu, ni umuntu warake. Abantu bacecetse mujye mubareka. Rwubika ngo baravuze ngo niho rw'uburangeso. Uyu muntu ucecetse agacecekana ijambo Imana yavuze, umuntu Imana izamuhagurutse uzagira ngo arangije beki. Imana iramureba iramubwira ngo madamu ufite imbaraga, unaturetse no kugira imbaraga. N'ubwoba mfite ntewe na Abimeleki nabwo bwabwo butumye ntakaza ibyiringiro. Imana iramubwira ngo tuze umutima, igihe cyanjye cyabasohoreyeho, igihe cyanjye cyageze. Nubwo Abimeleki yishe 70 hagasigara Yotamu, nubwo Abimeleki yakinagije umudugudu, ariko wowe wa mugore we, nubwo uri umunyantege nke, ndagukoresha ibikomeye uyu munsi. Imana iramubwira ngo uramenye, ntufate ibiremereye,
ntufate ibuye ntabwo warishobora, ntufate impiri ntiwayishobora. ufate ingasire, reba akantu gatoya, ufate ingasire ntuyitere kandi utajyana nayo, ahubwo uhagarare uyirekure nk'ushaka kwikiza icyari kikuremereye. ngo ahagaze ayirekura nk'ushaka kuyikiza, ngo ayirekure gusa. Imana irayimanura. Imana imanura intsinzi. Imana imanura intsinzi. Imana imanura intsinzi. Imana irayimanura, imanukana nayo. Iramanuka no mu gahanga ka Abimeleki, ntiyakubita hatica, ntiyakubita hari gufa, ngo ahubwo yikubita ahantu hica mu gihorihori. ngo imutsibura igihorihori, amanukana nayo, ngo aryamana nayo. ngo uko yakaryamye agaramye, ngo arebye hejuru, ngo Imana ihita ikingura imiryango, ngo abonayo iteraniro ry'Abisiraheli, ngo abonayo abantu bahimbaza, abonayo abanyabasengesho. ngo ariko agiye kwitegereza, ngo abona umugore w'umunyantege nke, niwe urekuye ya ngasire imukubita mu gahanga. ahita ahamagara umusore umutwaje intwaro, nabwo ati Olivier, ngwino sha, ndi shobuja, ndi kamanda, uranyesikotinze, kuri inkota. Nuriya mugore uriya ubona udafatika, uriya utazi kuvuga, niwe unkozeho. ejo abantu banzi nk'intwari, ejo abantu banzi nk'umugabo, batazasanga intumbi yanjye hano bakandika ikinyamakuru bakavuga ngo nubwo agaragaraga nk'umunyembaraga, ariko burya yari mayibobo, yari imbwa, yishwe n'umugore wambaye ingutiya. avuga ati nyica, batazavuga ko uyu mugore ndangije. umwana ngahita afata inkota. igihe cy'Imana kigeze, si ngombwa ngo ushyiremo imbaraga. igihe cy'Imana kigeze, si ngombwa ngo wisobanure. igihe cy'Imana kigeze, si ngombwa ngo ukore ibidashoboka. iyo igihe cy'Imana cyageze, ibintu byose byishyira muri gahunda mu izina rya Yesu. Haleluya. yavuze ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana. muhaguruke mbabwire ko tugiye gusengereka. Zaburi ya 20 yavuze ngo ikoherereze gutabarwa kuva hera h'urusengero. Imana ikoherereze gutabarwa kuva hera h'urusengero. icya kabiri yavuze ngo iguhe imbaraga ziva Siyoni mu izina rya Yesu, kandi ibyo bitume yibuka amaturo yawe, yibuka ishyaka, yibuka umuhati. hanyuma nirangiza iguhe icyo umutima wawe ushaka, isohoze inama zawe zose.